umva yatankubwire ri njyewe ni faveri ndi kugusaba uri kunyumva ndakumva. ego ni faveri ndi kugusaba urabona uri mukuru kuri Benda uri mukuru wa Benda uramuruta cyane kandi umuntu akora amakosa byaba byiza abonye amukosora agakosoreka sibyo ibyo bintu mufite ngo bitari byiza actually simbizi simbizi ariko kuri side yanjye like naca bugufi nkasaba imbabazi nkanamusabira ko ibintu bitakagenze uko nguko basi kuko icyo mupfa kiruta icyo mupfana. Nshaka umuzane hano ansaba imbabazi avuge ko abikenga clear yuko njye nagize musaba bitari ibyo Godfather playing live iri audio in public ari nkuko nanjye nsabye muri public. Ngiye gusaba imbabazi Eric nciye bugufi ariko nawe azinsabe bona kaza. Umva yatankubwire ri njyewe ni faveri ndi kugusaba uri kunyumva ndakumva. ego ni faveri ndi kugusaba urabona uri mukuru kuri Benda uri mukuru wa Benda uramuruta cyane kandi umuntu akora amakosa byaba byiza abonye amukosora agakosoreka sibyo ibyo bintu mufite ngo bitari byiza actually simbizi simbizi ariko kuri side yanjye like naca bugufi nkasaba imbabazi nkanamusabira ko ibintu bitakagenze uko nguko basi kuko icyo mupfa kiruta icyo mupfana. Iyi si ni ntoya, u Rwanda ni rutoya, abantu turi magirirane, tuzakenerana. Niyo mwagenda uku nguku hari aho Benda azagira ikibazo ukamufasha uku nguku nyine nawe urabizi uko umeze sibyo? Basi njye nyine nasabaga ari nabyo nyine nabwiye Benda kuko njye ndi mu bantu ni nk'iyo live ejo ayikora sinari nabimenye kuko iyo mba mbizi nago nari gutuma biba like iyo agiye nyine live hari igihe niba navuga ko ari umujinya uzamuka umuntu akaba yavuga ibitagakwiye cyangwa bitari ngombwa kubivuga nyine nabwo ukabimenya nyuma uganga ntabwo bari muri control sibyo. Basi mwamuha andi mahirwe sibyo akikosora mukiyungira ku ruhande nyine hatajemo ibintu byangiza umwe n'umwe. Yega kugukorera amakosa ariko we murusha kuko umuntu yigira mu mafuti yiwe. Nibikomeza kugenda uku nguku icyo umwe yakoze undi akakiza undi gute ntago byarangira ibi ngibi ariko we murusha nyine umwereke yuko uri mukuru kuri we ibyo arimo atari byo. Basi ibyo ngibyo bizatabirangira nanjye kandi kubirindira like ndikuyishyiramo uruhare. Urabizi yuko icyo yiyemeje bigora kugira ngo kimukuremo. Rero nanjye icyo nicyo ndi kurwana nacyo sibyo ko yanankunde niyo live nayikore kuko hari igihe none byazamuka ukongera ugasanga mu kibazo muri gushaka gukemura hajemo ikindi bitunguranye bitewe n'uko umuntu ameze. Njye basi ndi kugusaba mwambabariye mugasetoringa down. Ndagusabye ni izina ry'Imana nciye bugufi. No, ntago ndi kuvuga kuri sanse, njye ndi kuvuga financially sibyo. Financially Eric ahagaze neza undi arakiyubaka ugasanga wenda nk'ibi ngibi umuntu yaragiye akora bitari fresh haraho nyine bigiye byangiza kwa nk'amahirwe yawe kuba agize ugasanga arapfuye kubera ibintu biba byarabaye muri past. Nibyo ngibyo ndi kuvuga. Man, first of all kuvuga ngo Benda ngo ni muto yes kuba muruta mu myaka ndamuruta ariko ntabwo ari umwana. Umuntu wese wujuje imyaka 18 akongera akarenga 20 ye ntabwo aba ari umwana bro. Njye mureke uburyarya urumva umuntu urengeje imyaka 18 akongera akarenza 21 ntabwo aba ari umwana. Aho ngaho turabyumvikana Shakira turashize. Yes no yego okay okay. Niba amwe ubuyoga bwa make rero akaza kanondagira kwa kundi abavuye mu kazi akaza kanondagira no kuvuga ngo aracyafite inzika. So rero turi ku buryarya yabivuze atari soba yaravuye mu kazi yasinze mu gitondo. So njyewe n'icyo gihe saa 10 Godfather gendere kuri screenshot nakwereze urebe igihe yabyohereje yesterday 5 something am
nuvuga ngo nicyo gihe yararangije kuza kunsiga amabyi kuri live, arongera arazaranyandikira from nowhere, ngiye nabibonye nimugorobereka. Yaraje aranshumika, mureko n'abantu turi indyarya, yaraje aranshumika kuri live, natigeze namwandikira, ngiye kubona mbona nsize ukuntu ejo ko ngiye niriwe ndyamye umunsi wose, navuye mu kazi ku cyumweru kuwa mbere nirwa ndyamye umunsi wose. Noneho sinzi ukuntu arebye, mbona message y'igitabo, reba kuri message ya nyuma Godfather naguhaye, hano handitse ngo yesterday 5 something, ni AM apana PM. Niba umuntu arangiza gushimika live akaza akanyera akakwandikira mu gikari agusaba imbabazi yigereze Rwanda nziza, ngo sibyo ngo ibyo tubyita ngo iki? Tubyita ngo iki? So here's the deal. Nshaka umuzane hano ansaba imbabazi, avuge ko abikenga clear yuko njye yigize musaba bitari ibyo Godfather playing live iri audio in public, ari nko nanjye nsabye muri public. The fuck nango nza kwisiga insenda hano ngo nsibino ku ruhande mbigire gute? Yansebeje public, ndagira ngaze ansaba n'imbabuze public, bitari ibyo iyo audio nutayipostingira nge ndaza kwiha abanyamakuru. Urakoze. Urumva Shakira ikintu utazi hano hari ukuntu abantu bagusiga bakwekiserera ugashida ukuri kugira ngo ikiganiro kiryoshye, ugasebya umuntu ukagira ngo umuntu we uri gusebya si umuntu cyangwa se akomereka. Nibidakunda umva akambabwire, nibidakunda bizakunda, arasaba bitaraza kwemera byarangiye. Urakoze. Jewe wanjye ngenda kubabaza ukumirwa, none ngiye kaza kambabaza kuri public nangashaka kunyicira izina. Urakoze. Ajya banywa inzoga bagomba gukontorora. Nibaza no kuntu namusubije ninjoro turi gupanga tuzahore ejo kuwa kanana nzakorera nkama n'imyenda yarasize ahantu kunuza ku kabari ahantu turi man natazi bino man. Yesterday ninjoro sinzi ukuntu nari kurira muri message ko ejo niriwe ndyama, mbona Benda yari yanyandikiye gusa 11 za mu gitondo, yanyandikiye ikinyamakuru ejo. Noneho ndasoma numva harimo emotion, numva ngize nimowe n'agahinda nyine. What wow, this dude nyine ari nuzibye byavuze bi so touching, sibyo? Noneho ariko nge nazi ko ahubwo ave kunshumika iyo kubugito cyaho yanshumitse. Noneho ngenda namusubiza nyine arizo message. Iyo message ngiye byerekana ko yaje kuwa kabiri saa 11 za mu gitondo, kandi icyo gihe yaravuye gukora iki guhosting. Kandi iyo twavuye guhosting nawe tujya duturi soba kenshi tuba twanyweye, sibyo? So ubwo rero iyo message nyibonye ejo ninjoro kuwa kabiri ninjoro yayanditse mu kuwa kabiri mu gitondo buri guke inyerera yo kuwa kabiri, ndabati wow this dude ashaka iki reconciliation. None nibwo naye namusubije, tunapanga ko azaze tugahora ejo kuwa kanana nzakorera, ako nataromenya ibintu ngiye yavuze nango byo nari mbizi, nuko abantu batanya kumagara ninjoro. So noneho ndamusubitira ni mwenda yasize ahantu twari twagiye gukorera, ndaho umutanira abanza bamuzanira ashaka kuzaza akawufata kuwa kane ahantu tuzakorera nyine. Ati nta kibazo ibintu nk'ibyo nyine. Ariko mubiswe n'inkuba abantu bari kumbwira ngo ibyabaye bari ryari arono ko ngo yaje akanshumika kuri live nibiki, uko namatanye kumbwira ngo nzamuha weekend yo kumwirukana, yari uko yanze kuza gufatira video mu rugo man. Kandi arabizi neza ibyo nako bitigeze biba, naho nigeze nshaka kumwirukana Benda ngo dupfa ko yaze kuza mu rugo. Urumva arabizi ati Imana yo mwijuru niba koko asenga Imana, niba iko ko iyo Imana avuga ibaho avuge ko nyine nabashatse kumwirukana uko yanze kuza gukora video mu rugo. Aho no kugira ute kushaka kugira ute gukora harassment yo kunyandagaza mu banga. Ibyo bintu nabyumishe numva sinabyihanganye. Ibindi ameze nk'ari muri competition ngo ngapfukamye imbere hasi akazamura amaboko mu kirere ngo Imana yonyine ngo niyo yabigaragaza ngo andenze ngo kumenyekana muri kino gihugu. Menyekana ariko ugire n'amafaranga nabyo nta kibazo, sibyo? Nta kibazo kumenyekana, nta kibazo ko bimenyekanye, nge ntacyo bimbwiye Imana. Ibyo byose ndabyirengagiza. Ikindi akinagaruka ngo cyo kuba naramusabye, ngiye tuva kuri no live bwakemo yakavideo bakatinze cyagihe ari bango yereke yaransabye. Noneho ndaceceka mugira muza kuba umwanya igihe cyanjye kuva ko nanze kumuvugiramo. Ndangije n'umurakari mwinshi namubaza ufite proof ko nge nagusabye? Waza kugera mu rugo inshuro 3 sindagera iwawe. Ati Imana yo mwijuru ko nagera iwe. Jewe nzi ubwambure bwa Bene cyangwa nzi ubwanye cyane twize twanyandikirana n'amagambo y'urukundo.
atinya Imana ko tugiye nawe twe twateretanaho n'aka gatoya. Aha, ibyo rero narabimubashije mubaza ahubwo ngiye nongeraho ibindi bivuga ati mwana wa ngiye naje hano nanga kumena umuceri ndi kubyorosa kuko nta kintu twafuka cyatari ari cyo gupfa ko wagiye guhostera ku muteremo ko none wowe uri kujya kuvuga ngo ngiye ngo naragusabye inzo nzoga mu nkwa zigiye muzigamye mukakoza gutwikira ku bantu kandi ngiye ukuntu uza gutwika ukabarangira wowe uhiye nk'ubu nuko Shakira aje agakomakoma ukaza hano byo kwivugisha ngo bavuze ngo ntango uzagarara mu kuri harya ni kuri kuri TikTok nirya Yesu mutamuziriho so mukorera ngo ntango uzagarara kuri izo live so ngenda gira ngo urisaba imbabaza muri public vuye ko ibyo bintu wavugaga wari ukunsebya cyangwa uzane proof yabyo other than that nta mbabazi ngenda guha nukuri ibyo byo kuzintu nsebya mu bantu nta birekeraho man we can be friends cyangwa ntitube friend ngiye nawe nyambura friendship ko inshuti mfite ni nyinshi hani zambere imbwa n'izindi zimere imbwa akazi so I don't buy friendship kabisa inshuti mfite zirahagije kandi inshuti ni Yesu izo nafite zambere mu kimana Amerika sezo ni nye so please let be nuza ibyo kuvuga ngo ni umwana niba atari na soba ntibigire icyo uvuga niba uri soba ari bivuga kuko uraza kwisama wasandaye murakoze. Ikintu kinzanye ahangare ntabwo nari nanze kuvuga ngo nanze kuza live kuko buri munsi onje live hari ibintu mvuga bitari ngombwa ko mbivuga uko niko nasobanuye kuko n'ubu nisanzwe njya live ariko ntabwo mbangiye kuvuga ibindi bintu bambaje cyangwa bakoze nawe ubundi ngiye gusaba imbabazi Eric nciye bugufi ariko nawe azinsaba ibona kazo yereka mbanze nsaba imbabazi Eric sibyo reka mbanze nsaba imbabazi Eric nciye bugufi musabye imbabazi ariko na mbere nana zimusabye na live ikirangira nyuma byanarangiye nawe nakubwiye ukuntu yansubije yego ahubwo sinzi ikiganiro agiye kubona mbonera n'ubu arategunda nibwo namwise mwandikira narajya namwese mane ko ibiboro nari nzi ko twabirekeye ko iki bikigira ngaho hose nongera namwite ngusabye imbabazi nciye bugufi mbabarira haribwo twahise dupanga guhura akamereza nyine nuza boro ninasize kukaba twaje gufunga aho ngaho riweho aho haje umujinya ndabyemera n'ibifite umujinya mvuga n'ibitari ngombwa mbisaba imbabazi Eric musabye imbabazi si ubwa mbere nzigusabye ariko ino ni last warning nta hantu ngiye nzongera guhurira nawe mvuga ngo byagenze gutya na gutya nisobanura cyane nisobanura iki kuko ikintu cya mbere kigomba kubaho ahantu wakoreye ngomba kuwaza ahantu mwakorera ntabwo muba muhihanyurukanye kubera ko ibi byose ngo byabaye sibyo tuba tugomba no gusapotingana kuba nari navuze ko nzaza kuwa kane ni ukubera ko nari nzi ko ibintu byose twabisolvinze ngiye ngusabye imbabazi nciye bugufi n'Imana ibyumve ngiye nciye bugufi hari ikintu nsabye imbabazi cya mbere navuze amagambo menshi atari ngombwa ko ngomba kuvuga ndivamo naragusebeje bisaba imbabazi imbere y'abanyarwanda baranga Eric ya ikintu we ashaka sibyo ukuvuga ngo we ashaka ko ubwira abanyarwanda kuko we ikintu cyamurakaje ari kuvuga yuko ngo yavuze hari akantu bakase uri kuvuga ngo yaragusabye nyine uramwingo yaragusabye uramwima nicyo kintu ngo we ashaka ko ubwira abanyarwanda ngo nibyo cyangwa ntago ari byo yaragusabye ntabwo yagusabye ubwo umva ngiye ikintu navuga ibintu byose nagiye kubona mbona binguyeho byatangijwe na Kazfi na Eric mu by'ukuri ntabwo nexpectingaga ko ibi bintu byagera ahangaha nkuko bambwira ngo ni bakuru banjye nawe ngavuga ati ndi murumuna wanyu ndabuba ntabwo numvaga ko ibintu byose byagera ahangaha ngewe rero ikintu nasaba imbabazi Eric ibintu byose navuze nabivuze kubera umujinya na Kazfi nabivuze kubera umujinya kubera ko nabonaga ni mwebwe mwahise mujya kwitangazamakuru nyine muba abambere mu kuvuga ibintu yariyo mpamvu mbasabye imbabazi ibyo byose navuze byose byari umujinya hari naho noneho byanandenze fone yanjye nyikubita hasi kubera ko hari ukuntu ibintu bikurenga ngira nagiye kubona mbona ibinyamakuru byose ngo bashishwiburize Benda bamushwishwiburize nibigeze bananganiriza bambwira uti se twifukanye byagenze gute bigeze banganiriza ibintu byinshi ibyo tunabireke nagiye kubona muri ibinyamakuru byose biri kuvuga inkuru imwe ndavuga se ko baba nta kintu byagenze ko batigeze banabimbwira
ubwo umva nibo bavuze uti turabivuze ari nabwo naje muri aya matiku nubwo nari no kuyazamo. Niyo mpamvu rero ngiye nciye bugufi ikintu cyose navuze kuri Eric, haba harimo kumutebya, haba harimo kumwubahuka, haba harimo n'agasuzuguro, ngiye nsabye imbabazi kabisa, nk'uko namusabye imbabazi wenyine muri nuza nagiye kumwandikira wenyine. Afata imbabazi namusabye wenyine, azongereho ko nongeye kumusaba isindiza mbabazi. Ibyo dukora byose ntabwo tubivuga kuko twishimye. Hari ukuntu uba wishimye ukavuga ibintu bikarangira, hari n'ukuntu uba urakaye ukavuga n'ibindi bintu bikarangira. Buri muntu wese niko ateye ndakeka, kimwe n'uko hari n'abarenzaho bakavuga uti reka tubyihorere. Ngewe rero nsabye imbabazi byose navuze, nabivuze nahubutse. Ndasaba imbabazi n'abanyarwanda bose bari hano. Benda guhubuka no kubeshya biratandukanye. Waramubeshye ntabwo yagusabye yego cyangwa ye? Naramubeshye. Urakoze. Bite byawe? Nisaba. Man, njye ntacyo dupfa ubyumve neza, na ninjoro twandikiranye neza, twari twapanze no guhura kandi n'ejo tuzahura, sibyo? N'ubu ukiri wiri ko duhura. Man, nkwifuriza gutera imbere, nkwifuriza ibyiza, sibyo? Nk'uko wawe mugabo ugaca bugufi ukavuga ko byari ukubeshya kandi nawe nyine wari uzi ikiri ku mutima, wakoresheje defense mechanism yo kwidefanta nyine kubera wenda ibintu wari wumvise cyangwa wari ubonye, sibyo? Man, njye ndakubabariye, ntacyo dupfa cyatari man, ntacyo dupfa. Nitunahura nk'uko wanyandikiye ngo nshaka ko umwe azacaho kundi, tuzahora dusuhuzanye, twishime, dusangire kandi nta by'uburyarya, sibyo? So imbabazi ndaziguhaye kandi nanjye niba hari aho wenda nakuvuze nkagukomeretsa, mbabarira pe, kandi mbivuze ngiye mbikuye ku mutima. Urabizi ngiye nta buryarya ngira, amezi 3 twari dukoranye wari waramaze kumenya. Ni straight the point, ntango nca ku ruhande ngo hirya no hino nkubwiriraho ukababara, ariko the next day nakanye. So yeah, so rero kubyivuze, I understand you, kandi twese turi abantu. Hari igihe ubona ibintu bikurenze nk'uko uvuze tugiye wageza phone yawe ku itasi, kandi ndabizi ko na phone yawe nuko yari umujinya nyine wenda no. Gusa ngewe ndakubabariye kandi nkubare mbikuye ku mutima. Nk'uko uvuze ko ari last warning, nge nta kintu kibi nakuvuze ngo usebya muri public. Ivyo ibinyamakuru uvugaho twagiyeho nuko baramaje ngo Benda yaragusabye, nawe sinabumvishe na audio nakohereje, nababwiye soma hano, ariko audio sensitive no igira ute no ifungura. So at the end of the day nerekanaga ko yago kakano kagabanga Eric ngo yaransabye, ngiye mitangwa mu kantu, ngeze no muri kuri televiziyo biri live barongera abimbaza ngo waramusabye. So kumva nyine gusa ikintu kantu ko gusaba abantu urumva bashimishwa n'akantu gatoya akari ko batabazamukira. Ibyo kuba turatandukanye ntabwo bari bakiri kubirebaho, bari kureba ngo yaramusabye. So bivuze ngo abakozi tuzadukorana bazajya bababwira ati se Eric nanga aragusaba. So bo nangumva ngo uburemere bwabyo wagira ngo uri gutwika cyangwa se uri kunzige cyangwa kunshumika, ariko at the end of the day wibagije the strongest cyangwa uburemere bw'icyo kintu ikiri uri kuvugamo ko kimeze. So man, ejo nta kibazo, ngiye niba ugikomeje ko tuzahora, we will meet, nta kibazo, dusangire tuganire, nta byatari cyo dupfana icyo dupfa barivuga ko babivuga. Nakwisabira Benda ataragenda man, ejo tuzaganiraho. Man, no kajya live wanwe kuko bishude kwabuze byinshi bitari byiza, najyaga mbikora kera, ariko zo uzazimugira ntuzasubireyo. Mushyira aho ngaho Benda ndagira ngo mubaze ibintu by'amafaranga. Ndabyemera yarayampaye, kandi yayampaye atari nka Minerivare, kuko Minerivare ntabwo wayishyurishana. Yarambwiye ati mfasha bro, basi nguhe naga facilitation, ndamubwira nta kibazo. Ndagira ngo mbaze Benda, narakwigishije cyangwa wigeze umpamagara umunsi n'umwe nanga kukwitaba? Singiza kukubwira ngo kutaza kwiga. Reka nsubize Caspi, ibyo byo kwiga byo ndabikiraho umucyo, kubera ko nanjye nshaka amahoro. Ariko reka mbanze nkubwire, uribuka ko wanizaga control bizamo akavuyo, ukajya umbwira ngo uyu munsi ntuhari ngo ejo uzaze.
ejo nkabone nabuze uyu munsi ndiga ejo ngajya gukora content uwo munsi nabwo ugahita umwana uhari ariwo munsi nagakuremo content ugahita umwana ngo nze nige ukabinunguza urabyibuka ibyo ngibyo tukabivuga uribuka umunsi ntwara control yawe ukambwira ngo nyikuzanire neza uri kunuka no kuri telefone ngo njye mbaseri phone ni kuri phone cyaje mbwira itone nyine mbanze mbivuge birarangira nta nubwo renga ngombwa kubivuga cyane sibyo hanyuma ikintu bibirarangira ndavuga reka mbanze ngure control ibyo narabivuze nzagaruka kwiga control nayibonye rika ataranaza nta n'ibya traffic biranaganya ataranaganya no kuza hanga nibwo naguze control nayiguze neza ubukwe bwa bukimara kurangira aribwo twakoze na ya boro ya mix turayikora igararangira ndakubwira ngo ngiye kuza hanyuma mu kujya kuza wahise ujya mu bukwe ndaboreka nta kibazo wowe wose wanyibwira kandi utireka madamu wanjye nasubirayo tuzahita dutangira twige siko wanyibwira nyuma yaho wagendeye oya nyine nyuma yaho yagendeye umwanya wabaye ikibazo kuri wewe uba n'ikibazo kuri njyewe ariko njye nkajya mubwira twige nasanga Kaspi sahari noneho Kaspi yabimbwiraga icyo gihe ari uko twaraye dukoze ngo nze twige twaraye dukoze twatashye saa 8 hafi saa 9 akambwa ngo ejo nzaze twige bazaba hari none nareba ukuntu mbyutse meze n'ukuntu meze ngavuga iti se rwate tukabijya tubikora mu minsi tutari y'akazi nayo mu minsi y'akazi ntaba hari ikintu we namubwiye nge nari ko tuzakomeza tukiga niyo madamu we yaba hari kuko na madamu yazaga muri Delash kandi icyo gihe nduma twarakoraga kuwa mbere gusa ntabwo twigeze twiga narabaritse bajya muri hani mu nyine nk'abantu bakundana tutanagiye kure ijye naguhera amafaranga ni kangahe vugisha ukuri ngo ijye naguhera amafaranga kugira ngo twige wampaye 100,000 nyine mu kwezi kwa kangahe haciyemo igihe kuko nawe urabizi neza ko nabize nyuma yawe barangije Kaspi ibyo tubireke man ikintu nshaka kukubaza ni iki ngiki ufite umutwe w'amagambo uvuga ngo Kaspi yakwamuye amafaranga yawe urahamanya n'umutima wawe ngo usubize amafaranga yawe akakanya njye ntabwo navuze ngo waranyambuye naravuze ngo oya ndashaka kunsubiza nimba wumva narakwambuye yansubize nta kibazo yansubize man ikindi nanone ngiye kuvuga ikindi nabibwiye Eric ikintu bari bunsabe imbabazi bombi uko ari babiri Kaspi nawe niba naramuvuga Kaspi ariko ndumva nta n'ikintu ngiye nigeze muvugaho mani ku buryo usigiye ibyo kwiga kandi ibyo kwiga 50% n'ibyo n'ibindi 50% sibyo ariko urumva ni hagati y'ijana nyine y'ijana hagati ikindi kintu nabivugaho rero ikimama nimbabwiye ngo bansabe imbabazi nabo Eric na Kaspi uretse gato amafaranga wayabonye nabonye narakwigishije sinakwigishije banyigishije iminsi 3 sawa nta kibazo ibyo ngibyo ndabihamya neza kandi nawe ubwo kibaye clear wabonye amafaranga y'100,000 sawa icyo ndaza kubasaba imbabazi urumva eri ndi kukumva Kaspi ko yagiye ahise agenda atagize no urumva yesabye imbabazi nciye bugufi na Kaspi urabizi ko ngera n'ikibazo Kaspi yanyezaga nariri nkayimusubiza nka nyine nka tugahana amayiri n'ibindi byose tukavugana neza ndakumva ndi kukumva urumva niba ibi byose sinjya bitangiye sibyo iyo haza kuko cyagiye mukambwira mutararindira kubwira abagasuku ngo posting ngo benda ngo twamukanye tumushikishwiburiza eriyo usori gatara muri kumagara ukaba benda sori gendereweho ntabwo nari kuvuga ngo muranyirukanye ngo niki nibwo nari kugira ibyo nari kubasabira imbabazi ibintu byose nabyisanze muri mwe mwateye sibyo ngiye ni n'umujinya wanankoresheje nose ugiye kugera kunyamo oya nyine mba banze ntago ari kunyamo ariko nyine icyo nashakaga kuvuga ariko nyine icyo nashaka kuvuga
ibi sinjye wabitangije, nta nubwo nigeze nzana umutwe w'interuro cyangwa umutwe w'ikiganiro. Ibi byose byapfuye mu kutaganira. ariko Benda niyo wiyibukije neza twagize zino conversation inshuro nyinshi, ikintu twapfaga tunya Imana yari uko ukorera ahantu. None se niba koko ibyo byarabaye ntabwo ari kujya mu itangazamakuru. Icyo twapfuye si twaganiyeho bwa nyuma igihe twareraga nawe turi People Friday, twagize emotion tukabana ngo dushaka twese gutandukana, noneho ukabona ntabwo uzasubira aho hantu. Si bwakeye kuwa gatandatu ku cyumweru tukajya gukorera ahandi hantu, kuwa mbere tukaba tubona ushyizeho kandi ubwawe ariwo watwibwira ngo ntabwo uzasubira aho hantu, tukabona ushyizeho nuza fura yo kujya kuhakorera. None se ko wavuze muri live ngo ngiye ngo mfite amarira ngo yingona ngo harya ngo nayo ngo y'uburyarya, kandi ari wowe njye nawe twaragize emotion tukarira, twariraga atari ukubera iki, siko twaranga gutandukana, turi kuvuga ngo tugomba kugumana nka team. Nese urumva utaraducinya umugendo ukahita ugenda ugakora kandi wavuze kutazajyayo. Yes, ntabwo mvuga ngo uje kujya gukorera ahantu ukorera mani, n'ubu twakongera tugasubirana mani, nabirenze sibyo. But at the end of the day ni uko ibyo twapangaga wese wasubiragayo ukahita wongera ukabihindura, which is not good. Niba twavuga ko turi team tugapanga ibintu wava hano ukahita ugenda ukabihindura, none se urumva ikibazo yari njyewe, ikibazo ari Kaspi cyangwa ikibazo yari wowe? Uza amaso inyuma bitekereze. Ariko nyine ntabwo byari ngombwa ko mujyana mu itangazamakuru, mwari kuvuga ko Benda tutagikorana, utamwirukanye, utanagamushwishwiburiza. Ibyo mani gusa uko kasukura muyobewe baza bodufata mani uragenda akikorera umutwe w'inkuru yiwe y'ibintu byiwe, agenda akihimbira inkuru akikorera ibiki. So kwa flyer yasohotse babona utariho redi byahise bikibazo.